tubahaye ikaze mwese wowe ukurikiye iyi video. Imana iguha umugisha. Dore bimwe mu byo abantu batazi ku mategeko y'Imana nibyo tugiye kubereka. Hari inzira yagufasha kubaha Imana kandi bitakubereye umutwaro. Muri video iheruka twavuze ku mirongo yo muri Bibiliya ihindisha umwanzi imishyitsi, igatigisa isi y'umwijima, isi y'abadayimoni. Uyu munsi tuje kuvuga ku mategeko y'Imana, urufunguzo rw'izo mbaraga zihindisha imishyitsi, isi y'abadayimoni. Izi mbaraga kugira ngo uzikoreshe usabwa kuzibyutsa ukazikangura, kuko waremanywe nazo, ubana nazo mu buzima bwawe bwose. Ariko abakristo benshi ntibabizi ko bafite ubwo butwari. Kugira ngo ubashe gushyikiriza imbaraga zinyeganyeza isi y'abadayimoni, hari uburyo ugomba kuba umeze. Ugomba kuba wejejwe. Kwitondera amategeko y'Uwiteka birakweza, bigatuma ubasha gutegekera mu ijambo ry'Imana, umwijima ugahunga. Kuko abadayimoni ikintu badutsindisha ni ukuturega imbere y'Imana bitwaje ibyaha byacu. Iyo abadayimoni bakubuzeho impamvu yo kukurega, bagomba guhunga, kuko muri wowe nta mwanya wabo uba uhari. Amategeko nicyo gipimo kikwereka urugero rwo kwezwa. Niyo akwereka ibintu byose bitari ku murongo, akwereka ibyo usabwa gutunganya. Mbere yo kwakira imbaraga z'Imana, bigusaba kugira uburyo ubana nabwo bugufasha gusenya ubuturo bwa Satani mu buzima bwawe. Wakwibaza uti ubuturo bwa Satani buba bumeze bute? Ubuturo bwa Satani ni ahantu hose hari ibyaha, kuko ibyaha bimuremera ahantu hamuryohera kuhatura. Yamara kuhatura akagenda azana n'imizigo ye yose, akahazana indwara, impfu zitunguranye n'ibyago bye byinshi ateza abantu. Kugira ishyaka rero ryo kubaha amategeko, ibi nibyo binesha icyaha. Iyo utsinze icyaha uba unesheje, uba ushenye ubuturo bwa Satani muri wowe. Hanyuma ugakenera kwambara imbaraga zigufasha kunesha ibitero bye, ndetse no gusohora ya mitwaro, ya mizigo ye yari yaratuje mu buzima bwawe. Hari igihe umwanzi asohoka muri wowe, ariko akahasiga imitwaro ye izakomeza kukuzonga ibihe byose. Iyi niyo mpamvu wizera akeneye kugira imbaraga n'intwaro, agahora yiteguye urugamba. Nibyo koko turi mu isi y'intambara, mu isi igoye kuyikirizwamo. Ariko sinzi impamvu umuntu yakumva ko adakwiriye kubaha Uwiteka, umuremyi wa byose. Basemera gusa ko Imana ikwiriye icyubahiro, bikunanire kwitondera amategeko yayo, ariko ufite ishyaka ryo kuyubaha. Gira intego yo kugendera mu nzira Imana ikuyobora. Erega kandi ibyo Imana idusaba si ibintu bihambaye. Imana izi neza umubiri icyo ari cyo, kuko niyo yawuremye. Izi neza ko dutuye mu isi igoye gukirizwamo. Ntabwo gukora ibyaha kwacu bijya bitungura Imana, nta nubwo icyo Imana idusaba ari ukudakora ibyaha gusa, ahubwo icyo Imana idusaba ni ukwemera ko turi abanyabyaha. Imana idusaba kugira ishyaka ryo gutandukana n'ibyaha, kuko inshuro nyinshi hari ibyo wisangamo utabiteguye, kuko umubiri wawe ufite imbaraga zihora zigukururira mu byaha, ndetse hari n'imitego utegwa n'umwanzi aciye mu bantu. Ni byinshi biduhiga. Iki kintu twita ishyaka ni imbaraga ikomeye cyane, kuko rigenda rigukururira mu gukunda gukiranuka. Uko ukunda gukiranuka cyane, bikaguha amahirwe yo kwakira ibyo kurya by'ubugingo, ugakurikira amagambo meza. Ayo magambo ukayuzuza umutima wawe, aho ageze akimura umwijima w'ibyaha, kugeza igihe umwijima uzashirira. Iyo umwijima umaze gushira,
ntabwo uba ukigengwa n'umubiri, uba umaze kugera ku gipimo cyiza cyane aho ugengwa n'umwuka wera. Hahandi Pawulo yavuze uba utakigengwa n'amategeko, ahubwo uba usigaye ugengwa n'imbaraga z'umwuka no kwizera Kristo. Iyo umwuka yatangiye kukugenga biba birangiye, amaso yawe ntuba ukiyahanze ku by'umubiri urarikira, ahubwo uba uyahanze ku by'umwuka, bikaguhesha imbaraga zo kwanga icyaha, ukacyanga atari ubwoba bubiguteye cyangwa gutinya amaso y'abantu, ahubwo kuko ukurikiye ibirusha icyaha agaciro. Icyerekezo cyawe kiba kimaze guhinduka, ufite ibindi witayeho bifite umumaro kurusha icyaha. Iyo ufite ishyaka byerekana ubushake ufite, uba ufite umutima umeze nk'uko Imana ishaka. Fata urugero kuri Dawidi. Uyu yari umugabo Imana yakundaga cyane, ariko ari umunyabyaha, akora ibyaha bikomeye. Imana yamukundiraga ko yemera ukuri, kandi nubwo acumura ariko yari afite ishyaka ryo kubaha Imana. Erega Imana yacu irakomeye cyane, ni Imana isumba byose, ni imbaraga zisumba izindi mbaraga zose. Ubutware bwayo buri hejuru y'ibiriho byose, isi n'ijuru, izuba n'ukwezi, imibumbe yose n'inyenyeri zose biri mu butware bwayo. Ibigendera mu kirere, ibigendera ku butaka, ibituye mu mazi, ibituye ku butaka, ibituye mu nda y'isi, n'ibiri mu mashyamba, ibibaya n'imisozi, ndetse natwe abantu, ibyo byose biri munsi y'ubutware bw'Imana. Abantu benshi bakora amakosa yo gutegerereza Imana mu bintu bikomeye gusa, bakirengagiza ibyoroheje. Nyamara Imana yacu ikora mu buryo buri naturel, iboneka mu bikomeye n'ibyoroshye byose ku buryo bungana, kuko Imana yacu ni ibintu byose. Imana ni byose kandi byose niyo. Ibuka iki gitangaza dusoma muri Bibiliya: Imana ibasha kurwanisha ibibindi, imuri n'amakondera, ikirukana ibihumbi by'ingabo. Imana ibasha kwirukana ibihumbi by'ingabo ikoresheje imirindi gusa y'abantu nabo b'ababembe. Ninde muntu wabasha gusobanura iyo fenomene? Ibi ni ibimenyetso by'imbaraga zayo, kandi bibyerekana yuko hari n'ibindi tutazi, kuko Imana ikora mu buryo buruta cyane ibyo twebwe abantu twabasha gutekereza. Kandi Bibiliya itubwira neza ko nta gacu ko guhinduka iyi Imana igira. Bisobanuye ko uko yari iri kera niko iri, ntishobora guhinduka na gato. Nshuti yanjye unteze amatwi uyu munsi, ndagira ngo wizere, urambike hasi byose byuzuye umutima wawe, witegure kwakira Imana isumba byose mu buzima bwawe. Ibi nubikora ntabwo uzongera kuba uri uyu munsi, ubuzima bwawe buzahinduka. Shyira umutima ku byanditswe, aba ari byo wuzuza mu mutima wawe. Nurangiza wige gushyira mu bikorwa ibyo usoma. Iyi niyo ntambwe ya mbere yo guhinduka. Mu Gutegeka kwa kabiri ibice 28 umurongo wa 9 n'uwa 10 aravuga ngo Uwiteka azagukomereza mu maboko kumubera ubwoko bwera nk'uko yakurahiye, niwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yawe ukagenda mu nzira ikuyoboye. Amahanga yose azabona yuko witiriwe izina ry'Uwiteka agutinye. Aya ni amagambo Mose yabwiraga Abisirayeli, abamenyesha impamvu bakwiriye kwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yabo. Mose yaberekaga inyungu bazagira mu mategeko y'Imana igihe cyose bazaba bayitondeye. Muri iki gihe cyacu turi mu gihe kirimo ibyaha byinshi. Abantu ntibitaye ku by'amategeko, bameze nk'aho bigometse ku Uwiteka, dore ko benshi ari nako babitekereza. Ariko nyamara umunyabyaha gucumura kwe n'ibyaha bye byose we ubwe bizamurimbuza.
Gutegeka kwa kabiri 11 umurongo wa 27 na 28. Uwo mugisha muzawuhabwa nimwitondera amategeko y'Uwiteka Imana yanyu mbategeka uyu munsi. Uwo muvumo kandi muzawuvumwa nimutitondera amategeko y'Uwiteka Imana yanyu, mugateshuka inzira mbategeka uyu munsi ngo muhindukirire izindi mana mutigeze kumenya. Aya magambo ku muntu yasoma mu buryo busanzwe ahita yumva neza ko niwitondera amategeko y'Uwiteka hari umugisha Imana izaguha, nutayitondera kandi Imana izaguhana. Mu by'ukuri umuntu byumva gutya ntabwo ari kure y'ukuri, ariko ndagira ngo abantu basobanukirwe neza icyo amagambo y'Imana bereka cyangwa abamenyesha. Abantu benshi basa n'abumva ko amategeko y'Imana ababangamiye mu buryo runaka, kubera ko ababuza gukora ibyo bararikira, bagatekereza ahari ko Imana ibabuza gukora ibyo byose kubw'urukundo y'ubwayo yikunda, ahari ko ikeneye yuko abantu baba muri kontrole yayo ikabatwaza igitugu. Mu by'ukuri ntabwo Imana igambiriye gukontorora abantu, ntabwo Imana igambiriye gutwaza abantu igitugu, kuko ari cyo ishaka. Ifite uko yabigenza twese tukamera nk'uko ibishaka. Imana yahaye abantu uburenganzira bwo kubaho uko tubishaka. Inezezwa cyane nuko tuyikunda, tukayikurikira kubw'amahitamo yacu, tukayihitamo kuko tubishaka, tukagendana nayo kuko tubishaka, twabitekerejeho kandi dufite impamvu zifatika zidutera kugendana nayo. Icyo nicyo kinezeza Imana, kuyihitamo twarebye mu biriho byose tukabona ko ariyo ikwiriye guhabwa umwanya mu buzima bwacu. Icyo ngicyo nicyo ishaka. Umuntu aremwe mu bice bitatu: umubiri, ubugingo n'umwuka. Umubiri wacu n'uw'isi nk'uko waremwe mu gitaka, no kwifuza kwawo kose wifuza ndetse ukararikira ibyo mu isi gusa. Urangwa no kwikunda kudashingiye ku bwenge, ahubwo gushingiye ku marangamutima, kuko iteka umubiri wifuza gusa ibiwunezeza. Ibi bice bindi ari umwuka ndetse n'ubugingo ntibifatika, ntibigaragara, ahubwo byose ni umwuka. Ubugingo ni imbaraga zituma tubaho, imbaraga zituma tubasha gukora. Izi mbaraga tuzisangiye na nature cyangwa environnement, zihora ziba renuvere, zihora zivugururwa ku buryo buhoraho. Abahanga bamwe bavuga ko ari Imana ubwayo. Imana ni ubuzima, Imana niyo buzima bwacu. Imana ni ubuzima kandi ubuzima ni Imana. Mu yandi magambo, ubugingo ni imbaraga y'Imana itanga kubaho. Umwuka ni Imana ubwayo yicaye mu muntu, kuko umwuka ni igice kigenga ibi bice byose uko tumaze kubivuga. Niyo mpamvu bavuga ko umwuka ushaka ibyo umubiri wanga, kandi umubiri nawo ukararikira ibyo umwuka yanga. Ariko umuntu akwiriye gushyira cyane muri we iby'umwuka, kugira ngo umwuka mubere umuyobozi, kuko nibwo buryo bwonyine bubasha kumutsindishiriza. Umuntu ashobora kwibaza noneho, ni kuki umwuka ashaka ibyo umubiri wanga kandi umubiri ukararikira ibyo umwuka yanga, nyamara byose bigatura mu muntu umwe? Ese umuntu yabihuza gute? Mbere yuko dukomeza, reka nguhe umukoro gato. Niba ubu butumwa bugukora ku mutima, fata isegonda wandike muri comment utamena nko guhamya ukwizera kwawe. Niba kandi utarakora subscribe, bikore, utazigera ucikwa ihishurirwa nk'iri ngiri. Icyanyuma, like yawe ifite imbaraga cyane, kuko iratuma ubu butumwa bugera ku bantu benshi. Uyu munsi ndagira ngo menyesha abantu ko uburyo turemwe uko buri kose
nta kintu na kimwe kibera muri twe kidafite umumaro. Icyo dusabwa gusa ni ukubishyira ku murongo, buri kintu cyose kigakora mu gihe cyacyo. Ikibazo kimwe abantu dufite ingorane zo kutemera ukuri, kutakira ukuri ngo twemere ihame ry'uko ibintu bimeze, kubera ko abantu bamenyereye kubaho bigenga. Iyi niyo mpamvu duhora twumva ko dukwiye kubona iby'imibiri yacu irarikira, ariko cyane ibi biterwa n'uko abantu tutita ku mpamvu twaremwe. Dufite ubwenge, tubasha kumenya ibintu byose, ikintu cyose kiri hafi yacu tubasha kumenya icyo kimaze, byose tukabikoresha ikintu cyose bijyanye n'umurimo cyagenewe gukora. Ariko twebwe abantu ntitujya twimenya ubwacu ngo twite ku cyo twaremewe. Imana irema umuntu yamuremeye kugira ngo ibe muri we, imuturemo, imugaragarizemo ubwenge bwayo, ubwiza bwayo n'imbaraga zayo. Abantu bita ku bindi bintu, ariko iki ntibajya bagiha agaciro. Amategeko y'Imana yayashyizeho nk'umurongo ngenderwaho wereka abantu uburyo bakwiriye gukoresha imibiri yabo. Kubaha Uwiteka ni ukubasha kwita ku mikoreshereze y'ubuzima, tukabukoresha mu buryo buhwanye n'amahame abugenga. Intego y'itegeko iryo ari ryo ryose ni umusaruro, kandi turabizi neza ko ahantu hatari amategeko haba ari mu kavuyo. Ntabwo Imana yabashaga kwemera ko rero tuba mu kavuyo. Ni byiza ko ubuzima bwacu bugira organisation, bukagira umurongo bugenderaho. Itegeko rijyaho hari umusaruro, rishaka ko ikintu ribereyeho kizatanga. Iyo leta itangije ikigo, igena amategeko azagenga icyo kigo, yerekana inshingano zacyo n'umurongo w'imikorere yacyo. N'ubuzima bwacu nuko bumeze. Imana yadushyize mu mubiri ifite umusaruro ishaka muri twe. Niyo mpamvu yagombaga gushyiraho amahame n'amategeko yereka abantu ibyo bemererwa n'ibyo batemererwa, kuko ibyo twemererwa ni ibidufitiye umumaro, naho ibyo tutemererwa ni ibyica ubugingo bwacu bikatubuza kubaho. Iyo wumviye amategeko y'Imana ni nk'uko wagenda mu muhanda ufite ibyapa bikwereka inzira unyuramo n'aho utagomba kunyura. Iyo utumviye ibyapa uzayoba, utakaza umwanya ugenda ariko wataye icyerekezo, cyangwa unyura ahantu habi ugwemo ubugingo bwawe burangire. Ibi si byo Imana ishaka ku muntu, ahubwo ikeneye ko tubaho tukagera ku ntego z'umugambi wayo. Yesu avuga ku mategeko yavuze ko ataje gukuraho amategeko, ahubwo yaje kuyakomeza. Arangije aravuga ngo itegeko risumba ayandi yose ni urukundo. Ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, kandi ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose. Urukundo ni imbaraga ihuza ibyaremwe hagati yabyo, ndetse rugahuza Imana n'ibyaremwe. Mu yandi magambo, abantu duhuzwa n'urukundo. Urukundo ni imbaraga itugira umwe twebwe abantu, ndetse urukundo rukaduhuza n'Imana. Imana ikunda umuntu ku rwego umuntu atabasha gutekereza. Imana ikunda umuntu ku buryo nta kintu na kimwe kibasha kumutandukanya nayo, kuko umuntu aremanywe n'Imana. Uriya mwuka yamuhumekeyemo, benshi bibwira ko ari umwuka duhumeka, ariko siko biri. Ahubwo Imana y'ubwayo yashyize igice cyayo mu buzima bw'umuntu. Iyo tugenda ni Imana igendera muri twe, iyo tuvuga ni Imana ivugira muri twe, ibyo dukora byose ni Imana ikorera muri twe. Niyo mpamvu dukwiye gushaka gukiranuka kugira ngo iri hame risohore mu buzima bwacu. Imana ntabwo igiturana n'umwijima. Tugomba kurema umucyo muri twe kugira ngo Imana ibone ubuturo. Hano nitubivuga neza, Imana ni byose kandi byose ni Imana.
Imana ituye mu bantu bose kandi ituye mu bintu byose aho biva bikagera. Hari abantu bashaka kurebera Imana mu bintu binini gusa, ariko Imana ituye mu bintu byose, byaba ibinini ndetse n'ibitoya. Aho hose Imana irahaba. Reka tuvuge cyane ku muntu. Amategeko yashyiriweho umuntu kugira ngo amwereke uburyo bwiza bwo kwitwara, kugira ngo abeho ubuzima bwuzuye kandi arame. Niwitegereza amasezerano yose Imana yatanze muri Bibiliya, abantu bitondera amategeko y'Uwiteka, yagiye ibasezeranya ibintu byiza bishyigikira ubuzima, bishyigikira ukubaho, kandi atari ukubaho kw'igihe kizaza gusa, ahubwo kubaho kwa none n'ukw'igihe kizaza. Nk'uko igikoresho cyose kigira amategeko akigenga, n'ubuzima bw'umuntu bwagombaga kugira amategeko abugenga, kuko umuntu ni ubuturo bw'Imana, umuntu ni urusengero rw'Imana, kandi umuntu wese utsemba urusengero rw'Imana, uwo nawe azatsembwaho. Abantu benshi babaho ariko bakirengagiza ko bafite uwabaremye, kandi uwabaremye yabikoze kuko hari icyo abashakaho. Aho guca bugufi ngo bite ku kumenya ubushake bw'uwabaremye, icyo abakeneyeho, ahubwo bakita cyane ku by'imibiri yabo yifuza. Satani we asobanukiwe neza umubiri icyo ari cyo, azi neza iby'umubiri ukundi ibyo ari byo. Yinjirira muri uko kwifuza k'umubiri, akatuyobya, akadushukisha uburyohe bw'akanya gato, nyamara we aba azi neza agaciro k'ibyiza atubuza kugeraho. Mu buzima tubamo, buri mbaraga yose tubana nayo ifite ikinyuranyo cyayo. Niyo mpamvu ubuzima bugizwe n'amahitamo. Ibyo uhisemo akaba ari byo ushyiraho umutima wawe, nibyo bisigara bigenga imibereho yawe. Nk'uko twatangiye tubivuga, kwitondera amategeko y'Uwiteka nicyo kintu cyonyine gihesha umugisha. Bibiliya ivuga ko kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Kubaha Uwiteka cyangwa kwitondera ibyo yategetse ni ikimenyetso cyerekana ko ufite kandi ukoresha ubumenyi mu rugendo rwawe. Kuva mu byaha niko kujijuka. Ibyaha ubirekeshwa n'ubumenyi ufite, kuko uba warasobanukiwe ibindi byiza bifite agaciro kurusha ibyaha. Mu isi y'umwuka ntibijya bibaho ko espace isigara ari vide. Uburyo bwonyine bwo gutsinda ikibi ni uko ushyira icyiza mu mutima wawe, kugira ngo utsinde umwijima, n'uko uzana umucyo mu mutima wawe. Nta handi umucyo uva usibye gusa mu ijambo ry'Imana. Iyo wumvira amategeko, uba uri kwemera ubushake bw'Imana muri wowe, kuko Imana ariyo buzima, uba utuma ubuzima bugwira muri wowe n'ibyiza byose bigendana nabwo. Naho iyo utumvira amategeko, bivuze ko uri gukoresha igikoresho mu buryo kitagenewe gukoreshwamo. Ushobora kucyangiza cyangwa ukacyica burundu. Aha niho ibyago n'amakuba bidashira mu isi bikomoka. Indwara zidashira, gukenyuka, intambara z'urudaca, ubukene, guhangayika, imivumo y'akavukire n'ibindi byose bikomoka ku kuba abantu badakoresha ubuzima bwabo mu buryo bwagenewe gukoreshwamo. Umubiri ufite uko ugomba kubaho, ubugingo ndetse n'umwuka, ariko ni ngombwa ko habaho equilibre. Buri gice cyose kigomba kubaho neza kugira ngo umuntu abe yuzuye. Nyamara Imana yasezeranije abayumvira ko izabaha ibyiza. Ingaruka zo kugendera mu mategeko ni nziza, kuko uba uri gukora ikintu cyose mu buryo cyagenewe gukorwamo. Kumvira Uwiteka ni ukubaha ubuzima. Amategeko y'Imana kandi ntabwo agarukira gusa mu mategeko 10 ya Mose. Ubuzima bugizwe n'ibintu byinshi, kandi buri kintu kigira amategeko akigenga. Iyi niyo mpamvu
uwizera wese akwiriye gushaka cyane ubumenyi ku ijambo ry'Imana kugira ngo abashe kumenya buri ntambwe atera uko akwiriye kuyigendamo. Fata icyemezo uyu munsi ukunda ibyiza. Iki tegeko rikubuza gukora, ushaka ikinyuranyo cyacyo, ushaka icyiza ugisimbuza, aba ari cyo ushyiraho umutima. Soma mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 22 n'uwa 23. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo n'ibyishimo n'amahoro no kwihangana no kugira neza, ingeso nziza no gukiranuka, kugwa neza no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Ibi byonyine niyo aya magambo wajya uyasubiramo kenshi buri munsi, akinjira ku mutima wawe, akabona icyicaro mu mutima wawe, ugatangira kwitoza uburyo ibingibi ubishyira mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ibi byakora ikintu gikomeye cyane. Gerageza ibi bintu ubyiteho cyane, ubiha agaciro cyane, wite ku byiza mu mibereho yawe. Si na ngombwa kwita cyane ku mategeko no kuyaboroka mu mutwe utekereza ku byo Imana ikubuza, ahubwo birahagije gusa gushyira umutima ku byiza, akaba ari byo ushyigikira, akaba ari byo ugira ishyaka ryo kugira umuyobozi w'ubuzima bwawe. Wisanga nta tegeko na rimwe rikugonga, kuko iki gihe uba ufite imbaraga z'umwuka muri wowe, uwo mwuka w'Imana, uwo mwuka wera ari wo ukuyobora kwereka ibyo ugomba gukora. Mwakoze cyane kudukurikira. Niba utarakora subscribe, gerageza ukande munsi gato y'iyi video. Niba kandi wanyuzwe n'ubu butumwa, wibuke ukanda like kugira ngo bugere ku bantu benshi. Imana iguhe umugisha.